muzamenye ukuri podcast cyangwa channel, namwe muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzabatura. Yohana 8:32. Mubasha kudukurikiranira kuri muzamenye ukuri YouTube channel, Radio Public, Anchor, Breaker, Pocket Cast, Overcast, Google Podcast, Apple Podcast ndetse na Spotify. Nkurarikiye gutegera amatwi iki cyigisho gikurikiyeho. Turasoma amagambo ari mu Bakolosayi, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya 28 agira ati: Niwe twamamaza, tuburira umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose, kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganizwa rwose muri Kristo. Niwe twamamaza. Pawulo yamamazaga Kristo mu gihe cye avuga ubutumwa. Reka turebere hamwe ubuhamya bwabereye hagati y'igihugu cy'Ubugiriki ndetse n'igihugu cya Turukiya, no hagati y'inyanja ya Mediterane. Hagati aho ngaho, hagati y'Ububirigi na Turukiya, iyo uhari cyangwa se uhareba ku ikarita y'isi, hagati yaho hagiye harimo ibirwa byinshi ariko bitandukanywa n'inyanja ya Ajeyani. Muri ibyo birwa byinshi bigize uyu mubumbe wa cyangwa se muri ako gace, harimo ikirwa kimwe cya Patimosi, aho baje kohereza umwana w'Imana Yohana, umwe wari mu ntumwa za Yesu Kristo, bakamwoherezayo bamuciye igihe bari bamaze kumuteka mu mavuta, bakamukarangura, bigasoza adapfuye, ahubwo bigasoza abaye muzima, amavuta amaze gukama mu ngunguru. Abantu babonye amavuta akamye mu ngunguru, Yohana atabashije kumwica muri icyo gihe cy'akarengane, nk'uko ibitabo by'amateka bimwe na bimwe bibigaragaza, ndetse na Bibiliya n'ahandi hagiye hatandukanye, bamwohereje kuri icyo kirwa. Yohana uyu bamwohereje ku kirwa kugira ngo ahure n'akaga gakomeye cyane. Cyari ikirwa kibi, ikirwa cyabagaho ingona nyinshi, ndetse bamwe bavuga ko habaga n'amasaza aryana y'ibibugu. Ntabwo mbizi, sinabashije kuba nahagera ngo ndebe, ariko nuko bivugwa rimwe na rimwe. Rero bahamwohereje kugira ngo yicirwe n'ibyariyo, nta wundi muntu umukozeho. Yohana ukundwa yagiye ku kirwa cy'i Patimosi. Yohana ukundwa yajyanywe hariya azira iki? Yaziraga guhamya kwa Yesu Kristo no kwizera Kristo. Uyu rero Yohana hageze yarapfukamye, akomeza gutakambira iyo Mana, akomeza gutakambira Yesu Kristo, umwe babanye, umwe yabonye akiza cyangwa se ahumura abatabona, umwe yabonye akiza abafite ubumuga bw'ingingo, umwe yabonye akiza kandi akita no kubabaye, akagaburira n'abashonje. Yohana akomeza aduha ubuhamya agira ati: Ibyahishuwe igice cya 2:9. Njyewe Yohana mwene so, musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu, nari ku kirwa cyitwa Patimo, bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Nyuma yo kuduha ubu buhamya, akomeza agira ati: Kandi nduhoraho, icyakora narapfuye, ariko none dore muraho iteka ryose, amena. Ibyahishuwe igice cya 2:18. Nyuma y'uko Yohana asenze agakomeza gutakambira Imana ari no kuri icyo kirwa cy'i Patimosi, yaje kubona inkomezi ziturutse ku Mana kandi zizanywe n'umwe bahoraga babana umunsi ku wundi, wamubwiye ati: Kandi nduhoraho, icyakora narapfuye, ariko none dore muraho iteka ryose. Kandi akomeza abwira Yohana ati: Yohana we, ntutinye, mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Ibyahishuwe igice cya 1:18. Yohana rero yari yiteguye gupfa aho kureka kwizera kwa Yesu Kristo wavuye ku Mana. Kristo ishungura ryabaye ku bwoko bw'Imana bw'abayuda. Tugire icyo tubyigiraho twebwe
abafite ano mahirwe muri iyi minsi y'imperuka. Kristo, kuki abakurikiye Kristo bishwe? Kuki batotejwe? Harimo n'uyu Yohana wahungishirijwe, cyangwa se uvuga ngo najyanywe ku kirwa cy'ipatimo bamora Yesu Kristo n'ijambo rye. Kuki abamwemeye bahuye n'akaga n'akarengane? Byatewe n'iki? Iyo dusomye muri Luka igice cya 2 umurongo wa 10 na 11, tuhasanga amagambo avuga ngo marayika arababwira ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Icyigisho turi kwiga kiravuga ngo Kristo. Inkuru nziza yazanywe n'abamarayika igahabwa abashumba yari inkuru ivuga yuko havutse uwitwa Kristo kandi uzaba umwami. Kristo ni ishungura rikomeye cyane. Rero abayuda nabo igihe cyarageze bibariza Yesu ibye amashyira kinyoma ngo bamenye niba koko ari Kristo. Umva uko byanditswe. Yohana igice cya 10 umurongo wa 24. Abayuda baramugota baramubaza bati, uzageza he kutuyoberanya? Niba uri Kristo utwerurire. Kuki nabo barimo babaza ngo niba uri Kristo? Nanone kandi umutambyi mukuru yaje kubaza iki kibazo ngo ntiwiregura na hato? Ntiwumvise ibyo aba bakoreze? Kandi ati, nkurahirije Imana ihoraho, tubwire niba ari wowe Kristo umwana w'Imana. Matayo igice cya 26 umurongo 32 na 33. Kuki umutambyi abajije ati tubwire niba ari wowe Kristo? Nanone kandi iyo dusomye Matayo igice cya 27 umurongo 17 na 22 haravuga ngo nuko bateranye, Pilato arabaza ati, uwo mushaka ko mbabohorera ninde? Ni Baraba cyangwa ni Yesu witwa Kristo? Pilato arabasubiza ati, Yesu witwa Kristo ndamugira ne? Bose bati, nta bambwe. Kuki Kristo agomba kubambwa, Baraba akabohorwa? Ndagira ngo mbabwire yuko aha harimo intambara ikomeye, intambara ishingiye kuri Kristo. Kristo ni umucunguzi, ni umwami. Satani yagombaga gukora ibishoboka byose rero akamurwanya. Ni nayo mpamvu n'abagombaga kumuvuga yagombaga kubaca imitwe n'ibihanga. Iyo dusomye mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 1 haravuga ngo uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo uwo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese yabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Hari ibanga rikomeye mu kumenya ko Yesu ari Kristo, kandi hari ibanga rikomeye mu kwizera ko Yesu ari Kristo. Uwizera ko Yesu ari Kristo uwo niwe wabyawe n'Imana. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 1. Izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo ryabaye ishungura rikomeye. Izina rya Yesu Kristo ryabaye ishungura rikomeye ku bayuda igihe babazwaga ikibazo na Pilato ngo Yesu witwa Kristo ndamugira nte? Baravuga bati mubambe. Kuki iki kibazo cyagombaga kubazwa ngo Yesu witwa Kristo? Mbese ibyo byari bivuze iki ku bwoko bw'abayuda b'icyo gihe? Ndagira ngo mbabwire, kuvuga izina Yesu ntacyo byari bitwaye, ariko kuvuga yuko Yesu ari Kristo byo byagombaga guhanishwa igihano cyo gucibwa mu isinagogi. Kubera iki? Na mbere hose iyo dusomye amagambo ari muri Yohana igice cya 9 umurongo 20 kugeza 24, kubera iki kuvuga Yesu ko ari Kristo byagomba kugucisha mu isinagogi? Tugiye kubisoma hano muri Yohana twumve. Ariko abayuda ntibemera yuko yari umuntu utabona agahumuka kugeza bamariye guhamagara ababyeyi b'uwahumutse. Barabaza bati, uyu ni umwana wanyu, muvuga yuko yavutse atabona, none yahumuwe n'iki? Ababyeyi barabasubiza bati, tuzi yuko ari umwana wacu kandi yavutse ari impumyi, none arareba, ariko igituma areba ntitukizi, kandi n'uwamuhumuye ntitumuzi. Nimumwibarize namwe, ni umugabo, ni mukuru, arivugira.
icyatumye ababyeyi be bavuga batyo ni uko batinyaga abayuda, kuko abayuda bari baramaze guhuza inama y'uko umuntu wese uzerura Yesu ko ari Kristo acibwa mu isinagogi. Nicyo cyatumye ababyeyi bavuga bati, ni umugabo mukuru, nimumwibarize. Ngo umuntu wese uzerura yuko Yesu ari Kristo acibwa mu isinagogi. Ikibazo ni iki? Yesu yabaye Kristo ryari? Ibyo byari bivuze iki? Kuki byabyaye intambara yewe ndetse no gucibwa mu isinagogi? Uzi ko ari nabyo byatumye umutambyi mukuru akora ikintu kitari cyemewe, agatanyura ikanzu y'ubutambyi kandi byari byarabujijwe. Muri Matayo igice cya 26 umurongo 32-36, izina Kristo, igihe yamumazaga ati tugende muri Kristo, Yesu ati urabyivugiye, agata umutambyi agatashwanyura imyenda y'ubutambyi, ikintu kitabaho. Kristo, ubundi izina Kristo bisobanura uwasizwe amavuta. Kristo rero yasizwe igihe amaze kubatizwa na Yohana umubatiza mu ruzi rwa Yorodani. Noneho imbaraga ya Mwuka Wera cyangwa se ijwi ry'Imana rikavugira mu ijuru rimanutse mu ishusho isa nk'inuma rimuhagazeho ngo, nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira, mumwumve, mumwubahe kandi mumwumvire. Icyo gihe Yesu yarabaye Kristo cyangwa se yarasizwe, yari yimitswe, yarabaye umwami ngo ahangane na Satani wigise umwami mu isi. Kubera ko rero iyi si yari yarasigiye kuba kubera ko Yesu yarasigiye kuba umwami mu isi, kandi Satani yaravuga ko yayigaruriye cyangwa se yayigabanye, byatumye Satani hagurutse intambara yo guhangana n'umwami uje kwigabiza ubwami bwe, kuko Satani avuga ko ari ubwami bwe yagabiwe igihe yaramaze koshya Adamu na Eva akabacumuza bakaba bakoze icyaha. Ni nayo mpamvu umuntu wese uhamya Kristo, kuko izina Kristo ni izina ry'ubuhanuzi, ni izina rikomeye, ni izina rifite agaciro gakomeye cyane. Ibyo wabyumva neza uri kwiga igitabo cya Daniyeli, cyane cyane mu gice cya 9:25, aho Daniyeli yavuze ibyerekeranye na Mesiya wari kuzavuka ari umutware, akavuga ko byari kuzagenda, akavuga ko wari kuzacungura abantu, ari wari kuzarokora inyoko muntu mu buretwa bwa Satani. Ibyo byose biranditse. Ibyo rero niyo mpamvu Satani abirwanya, na n'isaha abemera Kristo abanga kubi, abagabaho ibitero, abagabaho intambara zidashira. Ugasanga ni intambara, ugasanga umuntu arayibaza atari ko kuki mba muri Kristo ngahora mu ntambara. Impamvu ura mu ntambara nuko wemeye kuyoboka undi mwami, kandi uri mu bundi butware uri mu bundi bwami buyobowe na Satani hano ku isi. Azabwamburwa igihe Kristo azagaruka bwa kabiri agasoza byose. Icyo gihe rero ufatwa nk'umuroberi, umuntu wigumuye ku butegetsi buriho. Hamwe rero akwereke, akumene, agukosore, ariko nanone humura, Kristo ahora ari mu ruhande rwawe, yiteguye kukurwanirira, yiteguye kukwambika imbaraga, yiteguye kukuba hafi, yiteguye kugukomeza, kuko aravuga ati nimutinye naratsinze, kandi n'ikimenyimenyi nuko ubu ngubu ndi mu ijuru, narahoze mu isi. Yohana igice cya 11 umurongo 25 haranditswe ngo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Mwifurije kwizera Kristo, kuko niwe banga, niwe kwizera, niwe ntsinzi ya byose, kandi umuntu wese unyizera ntazapfa iteka ryose. Iryo ni ihumure Yesu yaduhaye. Nawe bibe ibyiringiro byawe muri uno mwanya mu izina rya Yesu. Amen. Mwami mwiza, turishimye ko Kristo umwami, umutware yabonetse, yahanganye n'undi mutware wari waratunyaze, maze akajya dukoresha ibyo ashaka, yaratugize abe. Uwo ni Satani, ariko Kristo yaratsinze igihe yari ku musaraba avuga ngo birarangiye.
none rero mwami duha imbaraga yo kwizera Kristo, twigobotore mu ngoma ya Satani, maze Kristo atubature muri ubwo butware, muri ubwo bubata, mu izina rya Yesu Kristo.